nanjye ngerageza uko nshoboye kose nkabakorera ibiganiro ariko nkajya gushaka abantu tukaganira tugaciringa tugaseka tukishimisha. Biba bikenewe cyane mu buzima. Ababa muri Kigali irimo ibintu byihuta, irimo akazi kenshi, abantu banyuranyuranamo, ugataha wumva rwose umutwe wamenetse, ugataha wumva unaniwe cyane, ugataha wumva nyine mood itameze neza. Na kindi kibitera nuko ni urunyuranyurane rw'ibintu byinshi, ntabwo uri kubona ahantu heza ho kuba waruhukira, kuba wakwicara ugafata akayaga ukaba wamera neza. Ibi ngibi rero bikagira icyo bihindura ku mimerere yawe. Imibereho y'umuntu iyo itameze neza hari icyo bihindura ku buzima bwe bwo mu mutwe. Imihindagurikire y'ibihe nk'uko tubibona iyo bitameze neza hari icyo bihindura ku buzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero uno munsi ngira ngo tuganire ku bintu bitanu bikwiye kugusobanurira buryo ki ibidukikije muri rusange bishobora kugira icyo bihindura ku buzima bwo mu mutwe, bikaba byatuma ubuzima bwo mu mutwe bumera neza igihe biri ku murongo, cyangwa se bikaba byanatuma ubuzima bwo mu mutwe bumera nabi igihe bitari kugenda nk'uko byakagenze. Hello, hi Rwanda, muraho, murakomeye. Ntago njya mbona uburyo mbashimiramo uburyo ki muri kunyereka uburyo muri gukunda bino biganiro, nanabashishikariza gukomeza no kubisangiza abandi. Muracyabibona ko ibi biganiro ushobora kumva gikenewe ariko ukabona abantu bakirebye ni bake, nawe ubitekerezeho uvuga uti ni gute twakongera uno mubare bikaba byarushaho kugera kuri benshi, kubera ko iyo ndi kubitegura mba mbona ko nshingira ku by'ubushakashatsi buba bwarateganyije cyangwa se bwarateguye bukageraho bugakora raporo ukavuga bati ibi bintu ni ikibazo kandi kiri mu bantu benshi runaka. Bishatse kuvuga iki? Kuba ari ikibazo akenshi biba bikenewe ko tubyitaho, tubikurikirana, tukarushaho kwifasha cyangwa se tukarushaho gukurikirana ubuzima bwacu neza, kuko akenshi mbagaruka ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. So ndizera ko mumeze neza muri no minsi. Ndi kubabwira ngo intangiriro z'umwaka ziracyari bugufi, umwaka uracyari mubisi. Nimba intego zawe utararangiza kuzishyira ku murongo ngo utangire kuzitangira kuzishyira mu bikorwa, uko biri kose uri gukererwa. Fata umwanya ubigire vuba, utangire gukora kimwe ku kindi, kugira ngo mwarabibonye ko umwaka uriruka cyane. So ndagarutse rero muri twa tuntu tugera kuri dutanu, n'udukoresho tugera kuri dutanu mbagira ngo tubashe kugusobanurira byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma urusheho kwita ku buzima bwawe. Hanyuma rero ibintu bigera kuri bitanu nzanye uno munsi ni ibihe. Ndagira ngo tuganire gatoya ku kintu bita ubundi ngira ngo tujya tunabivuga, mwese muri ku mbuga nkoranyambaga, kubona imihindagurikire y'ibihe ni ikibazo gisa nkaho buri wese ashobora kubona, byaba mu mibanire, byaba mu bidukikije, byaba ku kazi, mibereho. Ni ibintu biri kwangiza cyangwa se biri guhindura uburyo twiyumva, uburyo dutekereza. Ibi bintu nta kintu mu byumvamo wa mugani wa muntu, ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki rero? Imibereho y'umuntu iyo itameze neza hari icyo bihindura ku buzima bwe bwo mu mutwe. Imihindagurikire y'ibihe nk'uko tubibona iyo bitameze neza hari icyo bihindura ku buzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero uno munsi ngira ngo tuganire ku bintu bitanu bikwiye kugusobanurira buryo ki ibidukikije muri rusange bishobora kugira icyo bihindura ku buzima bwo mu mutwe, bikaba byatuma ubuzima bwo mu mutwe bumera neza igihe biri ku murongo, cyangwa se bikaba byanatuma ubuzima bwo mu mutwe bumera nabi igihe bitari kugenda nk'uko byakagenze. Ibi ni ibintu bitanu rero ngiye kuba nababwira. Nk'uko bisanzwe ndi Muhire psychologist, reka ngaruke mu kanya mbe nababwira akantu kandi kuri ino ngingo, turebere hamwe ibi bintu bigira kuri bitanu bitwereka uruhare rw'ibidukikije cyangwa se bw'ubuzima tubayemo mu gutuma tugira ubuzima bwiza cyangwa se bubi bwo mu mutwe. Reka ngaruke mu kanya. Ndagira ngo mbe nahera kuri iki kintu cy'ingenzi, turebere hamwe uruhare rw'ibidukikije, ibyo tubona.
kuba ubona ibidukikije, ubona ibiti, kuba ubona amazu, ngira ngo abantu muri Kigali muraza kubyumva neza cyane. Iyo ubushyuhe bwakamejeje hari uburyo uba wumva ibintu bimeze, hari uburyo wumva ufite mood imeze neza cyangwa se nabi. Abandi batuye ahantu heza hari ibiti, hari iki, ngira ngo namwe mubasha kumva itandukaniro. Ibi rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Nuko ibidukikije bishobora kugira uruhare rukomeye ku buryo ubuzima bwo mu mutwe bwawe bumera neza. Ahangaha ngira ngo njya mbabwira ku bintu bijyanye no kwita ku buzima binyuze mu kwifasha, mu kwitekerezaho. Banadushishikariza cyane kuba twabungabunga ibidukikije kugira ngo tubone umwuka mwiza. Ese wari uzi ko iyo utari guhumeka umwuka mwiza, mood yawe cyangwa se uko wiyumva bishobora guhinduka? Ushobora kumva ufite ubwoba, ushobora kumva ufite agahinda. Kubera iki? Ntabwo uri guhumeka umwuka mwiza. Kubera ko buriya umwuka duhumeka twinjiza niwo udufasha kubona imbaraga. Imbaraga umubiri ukoresha buriya hari uburyo uzikoramo wifashishije umwuka duhumeka. Iyo ibyo bintu rero bitari kumera neza bitewe n'ihindagurika ry'ibirere, ngira ngo mugenda mubyumva, bishobora no guhindura imimerere ya muntu. Niyo mpamvu rero ibidukikije ari nayo mpamvu batubwira ngo dusigasire ibidukikije. Dusigasire ibidukikije bidufashe kuba twagira ubuzima bwiza butarimo stress. Ngira ngo ababa muri Kigali irimo ibintu byihuta, irimo akazi kenshi, abantu banyuranyuranamo, ugataha wumva rwose umutwe wamenetse, ugataha wumva unaniwe cyane, ugataha wumva nyine mood itameze neza. Nta kindi kibitera nuko ni urunyuranyurane rw'ibintu byinshi. Ntabwo uri kubona ahantu heza ho kuba waruhukira, kuba wakwicara ugafata akayaga, ukaba wamera neza. Ibi ngibi rero bikagira icyo bihindura ku mimerere yawe. Ikintu cya kabiri ukwiye kwitaho cyane ku ruhare rw'ibintu bigukikije nicyo bita social environment dynamics. Social environment dynamic ni uruhare noneho rw'abantu bagukikije. Ngira ngo nimba ukorera ahantu hari abantu bakumva, hari abantu musabana, hari abantu muciringa, bitandukanye n'igihe ukorera ahantu hari abantu mudahuza. N'urugero, icyo bishatse kuvuga ni iki? Kuba ukikijwe n'abantu beza, kuba ukikijwe n'abantu bakuganiriza, bakubaza uko umerewe, bishyira mu mwanya wawe igihe ubabaye, igihe uri mu bibazo, nta kuntu utagira ubuzima bwiza. Ariko buriya ntuzarebe igihe icyo bita abantu bari kugutenguha, utari kubona abantu muhuza, utari kubona ubufasha bw'abantu mu gihe uri mu bibazo, uba wumva ubuzima bubishye, uba wumva ubuzima nta kintu buri cyo, kubera ko ntabwo uri kubona abantu ngo muganire, musabane, muciringe, ibintu bibe byarushaho kumera neza. Niyo mpamvu rero uruhare rw'abantu nabyo biza mu bintu bidukikije, ariko bishobora kutugirira akamaro igihe ibyo bintu bihari. Igihe ufite abantu, burya uzaharanire kugira abantu, uzaharanire kugira abantu. Nanjye ngerageza uko nshoboye kose nkabakorera ibiganiro, ariko nkajya gushaka abantu tukaganira, tugaciringa, tugaseka, tukishimisha. Biba bikenewe cyane mu buzima. Icyo ni ikintu kizanagufasha cyane. Nutakibona, hari ibyago byinshi byo kugira ubwoba mu buzima, hari ibyago byinshi byo kugira agahinda gakabije, ukaba wanagira n'ibindi bibazo by'umubiri, imivuduko, imitima, ugasanga ubuzima buri kuba bwarushaho kugenda nabi. Ariko nuba ufite abantu bizakubera byiza cyane. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi hano ukwiye kwitaho cyane kumenya nicyo bita cultural and socio-economic context. Aha nicyo nakubwira nk'uruhare rw'umuco uriho. Ngira ngo hari imico, hari amahame yo mu muco, hari uburyo nyine n'imibereho ibijyanye n'ubukungu. Uzarebe iyo ufite amafaranga ukuntu uba umeze. Iyo ufite amafaranga hari uburyo ufitemo akanyamuneza, waba utayafite bigahinduka. Binajyana nyine n'imibanire n'abandi. Akenshi usanga kugira amafaranga bigufasha kubana, bigufasha uramuvinga ukava ahantu hamwe ukajya ahandi kuko uri kugira ubwo bushobozi. Niyo mpamvu cyitwa socio-economic. Imibereho y'ubutunzi irashoboka, imibanire nayo irashoboka. Noneho hakazaho n'ukuntu umuco usanzwe uriho ushyigikira
uko wiyumva, uko umeze, ugasanga rero bikuba byatuma ugira ubuzima bwiza. Uzareba neza ibijyanye n'imico isanzwe iriho itemera imimerere runaka, hakaba hari ikintu kiri mu muco kitakwemerera kwisanzura, kwidagadura. Ntabwo nshaka kubipointingaho cyangwa se kubitungaho urutoki, ariko buriya iyo sosiyete urimo itari kukwakira bitewe n'uko wiyumva, bitewe n'uko ushaka kubaho, bakakubwira bati no, wowe uvuga ati kubera iki? Ntabwo ubuzima buba buri kumera neza, uba wumva uri kubabara, uba wumva wanarira, wa mugani wa yamvugo ngo wumva warira. Rero ni impamvu z'iki? Uruhare rw'imico, uruhare rw'amahame yo mu muco bigira uruhare rero ku buzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo gerageza ukore, bajene mukore, bakuze mukore, mushaka imibereho myiza. Wikwicara ubusa kubera ko nanone n'ubu ukennye udafite amafaranga bizakugora, bizagusaba imbaraga nyinshi zo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ariko n'ubu uri umuntu ukora, ufite imbaraga, ujya gukora, byuka ugakora, ukinjiza ibijyanye n'imikorere yawe, bizarushaho kugufasha kuba warushaho kumera neza, ubuzima bukomeze bugende neza. Hanyuma reka mbe nababwira ikintu cya kane cy'ingenzi kuye kumenya kuri ino ngingo, ni ikintu kizwi nka work and living condition. Iki kirajya gusa nk'icyo hejuru, uruhare rw'akazi kawe n'imibereho yawe noneho muri rusange. Uba hehe, utuye he? Wari uzi ko kuba utuye ahantu heza bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe? Wari uzi ko umuntu utuye mu manegeka, utuye ahantu hatari isuku, utuye ahantu hajagaraye, hari icyo bigabanya kuri mood, ku mimerere ye, bitandukanye na wa muntu utuye ahantu heza, afite isuku, hasa neza, yinjira mu nzu akabona ibintu byose biri ku murongo, abasha kugira ubuzima bwiza, nta stress z'ubuzima agira. Akenshi izi zituruka ahandi, ariko ibijyanye no kuba yiyumva neza muri ako kanya aho atuye bishobora kubigiramo uruhare. Abantu mukorana nabo, bya bintu nigeze kuvuga ku kintu kijyanye n'abantu, ukora ku kazi kaguha umwanya wo kwisanzura, ukora mu kazi kaguha umwanya wo kuba wowe, wo kwijoyinga, wo kuruhuka, iyo rero ukora mu kazi kataguha umwanya wo kwisanzura, umwanya wo kuruhuka, akenshi ntabwo ugira ubuzima bwiza, biragoye. Uzagira icyo bita job stress, akazi kakubane kenshi, usange amadosiye yabaye amadosiye bigeze nk'aha, kuva ku meza ugasanga birakurenga, iyo wicaye amadosiye arakurenga. Kubera iki rero? Ntabwo ubona umwanya mwiza wo kuruhuka kugira ngo ubone imbaraga zo kuza gukomeza akazi neza. Dosiye iraza ukayifatiraho, itarangiye indi kaza, ukabura umwanya wo kuruhuka. Icyo gihe ntabwo ubona imbaraga zihagije zo gukomeza gukora, bizaba bibi cyane. Urumva rero ko imibereho, aho uba, ibyo urya, gerageza uko ushoboye, nimba winjiza udufaranga duke, ariko nanone ufata amafunguro meza, fata utubuto, fata utuboga, ibintu bibe byarushaho kugira kumera neza cyane. Imibereho rero naho dukora burya nabyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwahe, bwande, bwanjye, bwawe, bw'undi uwo ari we wese, ariko ndavuga ubuzima bwo mu mutwe. Ikintu cya gatanu ngira ngo mbe nasorezaho kuri ino ngingo y'uruhare rw'ibidukikije cyangwa se environment turimo ku bijyanye no kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, nicyo bita psychosocial stressors. Aha naho ni ikindi kintu gikomeye. Aha ngaha ikintu ngira ngo nkubwire, izi psychosocial stressors akenshi n'ubundi ni bya bibazo byo mu buzima. Ngaho ngo ibiza byateye muri karitsiye utuyemo, inzu yawe yaguye, inzu yasakambutse, abana babuze minerivare zo kujya ku ishuri, ngaho ngo ku kazi bakwirukanye. Twa tubazo noneho twaje mu tubazo two mu buzima, turi gutuma ugira ibibazo. Ngaho ngo wagize accident, ubwo trauma iraza kubyukiraho y'iyo accident. Ngaho ngo imibanire imeze nabi, wanzwe, sheri yakwanze. Two ni utubazo two mu buzima busanzwe dushobora gutuma ubuzima bwawe muri rusange butamera neza. Kubera iki? Kubera ko nyine turaza tugasa nkaho tukujegeje,
inzu yawe nigwa ariyo wabonagamo amafaranga nimba ukodesha biragoye kuzabaho neza bya bindi twavugaga abana nibabura minerivare utwo n'utuntu tuzakubuza kwishima urwane no gushaka amafaranga utwo tuntu rero natwo fata umwanya utumenye nitunakubaho uvuge ngo utu tuntu dushobora kuza kunsiga ndi kugira ibindi bibazo burya iyo wamenye impamvu y'ikintu kiri buze kugutera ibibazo utangira kukigira imigambi yo guhangana nacyo. Guys, navuga byinshi ariko nibyo bintu bigera kuri bitanu nagira ngo mbaganirize ku ruhare rw'ibidukikije mwabyumvishe ku kazi rusobe rw'ibinyabuzima cyangwa se imyendagurikire y'ikirere mwabyumvishe abantu badukikije mwabyumvishe imibere isanzwe mwanabyumvishe kuri utu tuntu tw'utubazo two mu buzima. Ibi rero ni ibintu ukwiye kuzirikana kugira ngo urusheho kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe. Nge ndi Muhire Psychologist. Ese iki kiganiro waba wagikunze kora like hanyuma ntiwibagirwe no gukora subscribe. Guys, murabona ko tukiri ku mubare muto ukurikije n'abantu bakeneye bino bintu, so mugerageze rero mumfashe tubisangiza abandi tubabwire tuti kuri M250 TV hari ubumenyi bushobora kukugirira akamaro, abyumve kuri subscribe hanyuma dukomeze twungurana ubumenyi turusheho kumera neza. Mbibutsa ko rero ukeneye no kuvugana n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe cyangwa se mu mibanire ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twasize aho munsi hanyuma tukagufasha guhura nayo mukaganira ngira ngo bitewe n'ikibazo runaka ushobora kuba ufite ubuzima burushaho kugenda neza. So guys, nginde Muhire